sinabona nuko nayishima gatatu nageze kuri taro uyu munamukazi wanjye mubonye ngenda muyobewe numva ikintu kingiye mu cyicyoba ariko numva mfite ihumure muri nge mvuga ngo ntacyaba arakira kubona akizagera akaba ahagaze hano hagati yacu turi umuryango ubwo turi hano turi umuryango ngiye mu bisigaye kwa papa aba bose umuryango wa papa nabuzukuru nabakwe akariko kabishu Imana kumwe duhagaze hano na mama Teta papa Teta aho n'abana bagomba kumuka bazima bantu b'Imana Imana sinzi icyo nayiha ahubwo Imana yintera amashyi navuga ngo Imana Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Praise Imana cyucyuye. Tuje guhigura umuhigo twahize. Umunsi wabaga amaseta hari kuwa gatandatu nari kumwe nawe. Ari nje muri ho njyenyine iyo ko namba nafashwe n'ibintu amera nk'upfuye. Mpari njyenyine ndavuga Mana ko gupfuye mpari njyenyine ndabigenza nembura icyo nkora. Ariko Imana ishimwe kuko ijya yumva gusenga. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Imana iri mu ijuru ko tuyishimye. Duhigure umuhigo kuko twarabize. Imana ishimwe kuko yamutugaruriye n'umwana ikamuduhereza. Byinshi babivuze Imana ishimwe. Hallelujah! Kone iyo nezere kugira amarangamutima kandi numva ngo nta mugabo ugira amarangamutima cyane ariko turi mu nzu y'Imana tugomba kuyagira. Amina. Turanezerewe cyane kubw'umuryango nk'abantu bakora kwa muganga kugira ngo umuntu ahabwe kiri generale cyangwa cy'umubiri cyose bamusinzirize yongere agarure ubuzima. Ni igitangaza. Imana ishimwe ko mama Teta afite ubuzima buzima kandi ndetse n'umwana afite ubuzima buzima namwe mwarakoze nk'itorero kumuba hafi. Imana ishimwe byo kutishima. Murakoze. Bateguye sheke y'ibihumbi 100 ariko kandi nzi ko hari n'abandi baduherekeje baraza kuduha umwanya. Murakoze. Yesu ashimwe. Tugiye gufatanya nabo gushima Imana n'indirimbo y'Ijana iyo turi hamwe n'umukiza wacu kandi abamuherekeje inshuti y'abavandimwe nabo baboneraho gutanga ituro ryabo dufatanya nabo. Iyo turi hamwe iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira maza y'umwizera kandi tumumvira unyurwa na Yesu.
hanyuma dukomeze gutanga ituro ryacu. nzahimbaza izina ryawe rikomeye umutima wanjye wose ndi hagati mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Imirimo Uwiteka yakoze irakomeye irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo Uwiteka akora ni icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhora iteka ryose. Ahirwa ubaho Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rwe ruzagira amaboko mu isi, umuryango we uzabana n'abatunganye kandi uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye uzababera iteka bari mu mwijima, utabara ko Uwiteka kuzabageraho ibihe byose. Umucyo w'Uwiteka uzazira abafite imbabazi no gukiranuka mu mitima yabo, kandi hahirwa abibuka Uwiteka mu bihe byose. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Mana, ndakunezerewe mu izina rya Yesu, ndagushimira izina ry'abari hano bose, kandi twagushimira tuzamura amashimwe n'umuryango wa Jacques Nsengimana n'umuziranenge Diane n'abana babo babahaye. Duhuje umutima, tuzamuye kwizera no kwemera kwacu, ubwo ujya uvuga bikaba wategeka bigakomera. Imana itabeshya, Imana idatinya, uri Imana idatinywa n'abagusanga bafite kwizera no kwirinda. Ibyo wabakoreye byose nta kindi twakwitura turi kumwe nabo uretse kuvuga gushime Imana nyir'ingabo. Nuko tukizamura amashimwe dushinganye imibereho yabo, imibanire yabo, imigambi yabo, kandi wumva gushima kwabo, wakire gushima kwabo.
wakire kwifatanya nabo kwacu nk'itorero, umuryango mugari, imiryango y'ababyeyi, abavandimwe, inshuti n'iteraniro ryose riteraniye hano. Mana wurukiye ure ku mitima yabo, kandi amashimwe uyakire, maze kuko wakuze nzabana nawe kandi nzabashyigikira, nzabaheka, sinzabasiga, sinzabatera. Urakoze ko wakiriye aya mashimwe kandi n'itiro ryatuwe turarisengeye, tubisaba imigisha, ukuboko kwawe kuribeho n'abazabikoresha uburyo bwinshi tuzagira icyubahiro cy'umwami wacu. Dukomereze hano amashyi rero. Bararikomeze. Urashoboye Imana, urashoboye urukundo rwayo rwabirangize birakomeye Imana izura kure, birakomeye Imana ihumura impumyi, birakomeye Imana ikiza ibirema n'ubundi burwayi bukomeye, iramukiza iranagaje, birakomeye Imana izura abapfuye, birakomeye Imana ihumura impumyi, birakomeye Imana ikiza ibirema n'ubundi burwayi bukomeye, iramukiza iranagaje, Imana ikora ibitangaza, Imana ikora ibitangaza kandi ikora bitarobanuye ku butoni, oya ahubwo
turagushimye dukore barakuze oya uzikurinda mana we apateta waramurinze aseta waramurinze na warabarinze data w'abanyagabo ukumve turagushimye haleluya uzikurinda mana we ipantaro byose wararinze abayobozi warabarinze data turakubonye ukumve turagushimye yesu turagushimye ukuri urakuze Icyo rero ntabwo twisabira umugisha ku Mana tuyukuriza amahoro n'atangata mu mbeshake kwiraga n'ibyanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo urusheho kumenya Imana no gukunda Umwana wa Yesu Kristo ari umwe wacu kandi umukiza wacu kandi urusheho Imana data wa twese umwana kandi umwuka wera ube muri mwe ujyane namwe ubu kugeza iteka ryose mujyane kandi murane amahoro ya Kristo. impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi Hallelujah.
Bazamu bakomera amashyi ariko tujyane n'iyo ndirimbo tukoma amashyi. kugira ngo bakomeze babahe ibyicaro, abashinzwe kwerekana aho bari bwicare, kugira ngo basabe rwose ababereye ibyicaro, kandi turakomeza duhimbaza Imana, turakomeza mu gihe bari kubereka ibyicaro. Umunsi wacu tugiye gutangiza isengesho, ibyishimo byinshi dufite tubikomora, tukagira n'icyizere cy'uko izadukora n'ibindi. Ndabona tubona umunaki n'ikono wacu. Murakoze. Reka duhuze umutima dusenge. Arasohora mwanya Nyagasani iri yakurikiye. Turagushimira Koga Jacques na Diane, turagushimira abana, turagushimira mwanya Nyagasani uko wabanye nabo. Uyu munsi twese turi hano kubwishimwe ryawe, dusangiye nabo ibyo byishimo, dusangiye nabo ko gushima. Mwanya Nyagasani uko wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha, komeza ubane natwe kandi uduhungishe. Turi mu rugo rwa Jacques ndetse na Diane, Mwami Nyagasani naho uhaduhera umugisha kandi urwo rugo rw'umugisha. Mwami Nyagasani ibyo dusangira, ibyo tuvugira hano byose byezwe nawe, ukomezanye natwe Mwami Nyagasani kugeza imperuka. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Murakoze cyane. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko, yabatujyanye w'iminyago aradutabura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo byishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo byishimwe, urwibutso Yesu ko
ko yadutahuye. Amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka. Igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigotabaga muri Yerusalemu. Kibabaje nuko benshi bibagiwe, imitima yabo iradamarara. Birengagije za ndahiro baraye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira. Zamanura inanga nicare ndirimbe, mpamagara banjye mbarema agatima. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, waduhaye amazi tunyotewe. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana, waduhaye amazi tunyotewe. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe. Ndakomeza nanone kuri Divine, yewe yongera ahaguruke, mama we aho yicaye nawe ahaguruka basuhuza. Abaciye mu ijambo ayo mashyi yanyu ashobora kugenda ku isahani. Mwumva amashyi muyantize, mwakira abantu mukaba amashyi ashobora kugenda nibura muri fuso rwose. Ntabwo nongera gusaba ndongera nsabe mama wa Divine abo bazanye nabo bahaguruke. Murakoze cyane. Ndakomeza ibumoso bwanjye, umufasha wanjye baramuzi, ariko papa we ari hano, mama we yarwaye, aramufite arahari, ariko yarwaye bitunguranye turabyakira. Ariko papa reka usuhuze, kandi hari n'abo bazanye bava i Kigali, reka nabo bahite bahaguruka. Iri kumwe na mama n'abandi bari kumwe nabo bahite bahaguruka, bashiki banjye, babyara bacu n'abandi bazanye nabo. Murakoze. Ndahita nkomeza nanone kuri groupe yitwa Upendo. Upendo ni korali y'urubyiruko ikorera umurimo kugeza mu gihe twatandukaniye, ariko ndacyabazirikana kandi turacyari kumwe. Bakoze rero kuko baje badusuhuza, ababashije kugera hano ndabizi ko ari benshi. Imana ibamugisha. Hari abandi nanone groupe y'abanyeshuri biganye na Mama Teta, ariko by'umwihariko muri segonderi baje, ndabizi ko bahari. Murakoze cyane. Ndagenda rero negera hano hafi, ndakomeza nsaba abakozi bo mu bitaro,
hamwe n'abo yiganye na mama Tete Kabgayi, kuko nzi ko abenshi bari mu bitaro, ariko na ba Segondine n'abandi biganye bahaguruke badusuhuze. Timu ya hopitali ya Byumba murakoze cyane, murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Nanone ndakira cyangwa ndaha ikaze abakozi dukorana muri ARC, ndabizi ko bahari, ababashije kuboneka bakwemera bakadusuhuza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko hari n'abashumba turi kumwe mu itorero batuyoboye, nabo twabahaye ikaze, Archidikoni turazirikana cyane ku mwanya mwaduhaye, Pastor Principal.